hari impamvu ugomba gusaba imbaraga z'ikindi gihe. Ushobora gusenga ngo data mfasha uzankure mu bukode umpe inzu, ariko noneho wagera muri iyo nzu ukayihuramo n'ibyaha, ukahuramo n'uburwayi, ukayihuramo n'inzara n'ibigeragezo bigiye bitandukanye. Bakunzi bene data, inshuti z'umusaraba, turongera kubasuhuza tunabashimira mwebwe mubana natwe kuri Bibiliya yacu isoko y'agakiza. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Turashima Imana ko iturinda umunsi ku munsi, turashima Imana ko ibana natwe iminsi yose. Imana ijya iturinda amanywa na nijoro, ihorera maso ntabwo isinzira. Ibyo tugomba kubishimira umunsi ku munsi. Ni umugisha udasanzwe, ni amahirwe adasanzwe kuba yaturemye uyu munsi ngo twumve ibi ngibi. Ni uko hari imigambi dufiteho, ni uko hari icyo dushaka. Harimo abo mu kwezi bagutangiye batagushoje, harimo uyu mwaka batawubonye, harimo abatabonye kuno kwezi. Ntacyo twatanze, ahubwo ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi z'Imana. Tugomba gushima rero iyo duhumeka, turi bazima, turiho, ni amahirwe adasanzwe. Wowe ukurikira isoko y'agakiza, Imana iguha umugisha, ariko kandi wowe udukurikira ujye wibuka gukora subscribe na share kugira ngo umfashe gukora ivugabutumwa. Ibyo biratwubaka bikadukomeza ku buryo isoko yacu, Bibiliya yacu iba umuyoboro mugari, iba famiye ngari y'abavuga Imana, y'abavuga ivugabutumwa. Ni ukuri bizadushimisha kandi bizatwubaka kuba tuvuga ijambo ry'Imana, tuvuga ivugabutumwa, namwe turi kumwe, biradukomeza bikatwubaka. Turashima Imana rero ijya ibana natwe. Ibisanzwe muri kumwe na Evangeliste Munyeshyaka Theogene. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe Imana ashyize ku mutima wanjye wo kuvuga ngo dusabe imbaraga z'ikindi gihe. Njye nawe, wowe udukurikiye, dukeneye imbaraga z'ikindi gihe. Ahari udukurikiye ufite imbaraga, ahari udukurikiye hari ukundi uri, ariko iby'ejo ntabwo ubizi. Niyo mpamvu uyu munsi ugomba gusaba imbaraga z'ikindi gihe, usaba uburinzi bw'ikindi gihe, usaba uburinzi buturuka ku Mana bw'ikindi gihe, kugira ngo icyo gihe nikigera bizasanga hari imbaraga wibikiye ziturutse mu byo wakuye aka kanya. Muri Bibiliya hari ijambo nakuze rivuga ngo ivomerera amazi azagutunga mu gihe cyo gugotwa. Muri cya gihe cyo gugotwa ni cyiza, kizasange hari imbaraga ufite, kizasange hari uburinzi ufite, kizasange hari stoke mu masengesho yawe hari ibyo ufite. Ibyo ni byiza cyane, bizasanga Imana yaragukuje, yaragukenyeje, yaraguhaye imbaraga zikomeye muri icyo gihe situation uzaba ugezemo. Niyo mpamvu rero ari umwanya mwiza wo gusaba imbaraga z'ikindi gihe. Niryo jambo Imana ashyize ku mutima wanjye tugiye kuganiraho. Hari impamvu ugomba gusaba imbaraga z'ikindi gihe. Ushobora gusenga mu buzima busanzwe, tujya tugira icyifuzo tugasenga tuvuga ngo Mana numfasha ukankora iki ngiki bizagenda gute. Undi agasenga ati data numfasha ukankora iki ngiki bizagenda gute. Undi ati data numfasha ukankura mu bukode bizaba bimeze neza. Data numfasha ukanyubakira urugo bizagenda gutya. Imana yo mu ijuru yumva gusenga rero umunsi ku munsi. Ariko icyo nkundira Imana, icyo gusazaniye kiraza ukagisohora ukakibona. Ariko nubwo ukibonye, ukeneye imbaraga z'ikindi gihe. Mu gihe haje ikindi gihe kikugotwa, mu gihe haje ikindi kigeragezo, kizasanga hari imbaraga wibikiye, ugakomera muri icyo kintu, ugakomera muri Yesu Kristo. Urugero ngiye kuguha, ushobora gusenga ngo data mfasha uzankure mu bukode umpe inzu, ariko noneho wagera muri iyo nzu ukayihuramo n'ibyaha, ukahuramo n'uburwayi, ukahuramo n'inzara n'ibigeragezo bigiye bitandukanye. Ariko iyo wasabye imbaraga z'ikindi gihe, iyo situation mbi wayigezemo, bisanga ukomeye, ukanesha, ugahabwa imbaraga, ugahabwa ibyiringiro, ugahabwa kwizera, ukazava muri cya kigeragezo udahungabanye, kuko hari izindi imbaraga wasabye z'ikindi gihe. Imana yacu ishimwe cyane. Reka kugira ngo mubyumve neza, udukurikiye Bibiliya yacu isoko y'agakiza, ariko kandi nkushishikaye kujya usoma Bibiliya. Ushobora kuba utayifite muri telefone, uyifite hari abaziye dufite muri telefone, ukanayigendana bifite mu ngo abazifite. Uburyo bwose wakoresha imirongo tuba twasomye aha ngaha, ugisubiramo uyisome, kandi izagenda igufasha gukura mu by'umwuka, izagenda igufasha mu gukura muri uru rugendo. Nicyo kintu kizagufasha kuba mugari mu gakiza, ukamenya byinshi, kuko gusoma Bibiliya ukegera Imana ugenda umenya byinshi, ugenda umenya icyo gushakaho, ukamenya uko witwara muri uru rugendo. Imana yacu ishimwe cyane. Tugiye gusoma Bibiliya yacu rero, ni ukuvuga ngo tugiye gusoma kugira ngo twumve neza, twinjire mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, impamvu tugomba gusaba imbaraga z'ikindi gihe, kandi kugira ngo cya gihe cyo kugotwa cy'amakuba kizasange dukomeye. Imana yacu ishimwe cyane. Tugiye kwifashisha imirongo igiye itandukanye. Turasoma Luka ibice 4, turahera ku murongo wa 12. Niwo wonyine turi busome. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 4 umurongo wa 12.
kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ni ukuvuga turasoma umurongo wa 13, Luka ibice 4 umurongo wa 13, uretse ngo umwanzi arangiza ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Inshuti yanjye wabyumvishe, reka nongere nsubiremo. Luka ibice 4 umurongo wa 13 ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Uyu murongo ni ukuvuga ngo umwanzi arangije kumugerageresha byose, ni ukuvuga yaramugerageje byose aramugerageza, ariko kuko hari imbaraga z'ikindi gihe yari afite muri situwasiyo, Satani avuga ati reka noneho mutege ikindi gihe. Satani ajya dutega ikindi gihe, Satani ajya dutega indi minsi, ariko icyo musaba uyu munsi, ijambo Imana ashyize ku mutima wanjye, dusaba imbaraga zizadufasha muri cya gihe Satani yaduteze, umwanzi yaduteze, ibigeragezo byaze, bizasanga hari izindi mbaraga twavomye ubu ngubu dufite iki gihe. Nicyo Imana idushakaho, nicyo Imana iri kugusaba wowe unkurikiye, dushake imbaraga zizadufasha mu kindi gihe, igihe cyo kugotwa cyaje. Iri jambo tugiye dusomye aha ngaha muri Luka ibice 4 umurongo wa 13, ni igihe Yesu Kristo yageragezwaga na Satani, ariko noneho ngo amaze kugeragezwa byose, ibigeragezo byose abitsinze. Imana yacu ishimwe cyane. Wowe uri mu bigeragezo, uri mu ntambara, Imana yo mu ijuru ikoreza imbaraga zigufasha, zigukomeza kugira ngo uzave mu bigeragezo unesheje, ariko naho umwanzi yagutega ikindi gihe bizasanga ari imbaraga ufite, kandi Imana ifasha wowe udukurikiye. Imana igufate, ikujyane, ikugeze ishaka kukugeza kugukunda no kubana nayo iminsi yose. Satani amaze kugerageza umwanzi, amaze kugerageza umwami wacu, aragenda aramugerageza, ariko umwami wacu ikintu yamusubizaga ijambo ry'umurembo ngo handitswe. Imana ifashe kandi ubyumve neza, ujye ubasha mu gihe ibyago byaje, amakuba yaje, intambara yaje, ujye ubasha kugira icyo ubwira umwanzi wawe, ubasha kugira icyo ubwira Satani, umubwire ijambo wakuye muri Bibiliya, umubwire sitoke yawe ufite yo kwizera, umubwire mu mbaraga zawe ufite wakuye mu gihe cyahise. Imana yakishimwe cyane. Yesu Kristo akimara kubatizwa, Yohana akimara kubatizwa, nta kindi yahise ajya mu butayu. Mu kujya mu butayu nta kindi, yagomba gushaka imbaraga zizamufasha gukora minisiteri, kuko Yesu cyo ku manywa yirwaga n'intumwa ze, ariko nijoro bwakira akajya ku musozi akajya gusenga. Ariko ikintu gitangaje, uzi ko nta mu ntumwa ze nta n'umwe wari uzi ikintu Yesu yasengeraga, ariko nta kindi kintu yasengeraga. Ni igihe nk'iki kugira ngo mbe narakijijwe nawe warakijijwe, yasengeraga abantu bazizera, yasengeraga abantu bazakizwa kubw'amaraso ye kubw'umubiri uzatambwa, ko bose bazizere. Nta kindi nicyo yasengeraga umunsi ku munsi. Ariko umwanzi Satani ngo ageze mu butayu, ngo yari mu minsi 40, amajoro y'iminsi 40 asenga, atarya atanywa, ari mu butayu asenga. Ni ukuvuga ngo hari igihe tujya dusenga, ntibikuvuga ngo gusenga ntibikora ko utageragezwa, gusenga ntibikora ko utahura n'intambara, ariko muri ibyo bihe byo gusenga kugira ngo hari ikintu Imana ijya iguha, ikaguha imbaraga zigufasha, zikagukomeza, zikakwihanganisha, ntuve mu buntu bw'Imana, ntuve mu gakiza k'Imana. Icyo Imana iba ishaka muri ibyo byo gusenga ni uguhabwa imbaraga zigufasha mu bigeragezo no mu makuba. Ariko Yesu yibereye mu minsi 40, agiye kubona abona umwanzi Satani aje kumugerageza. Mu kumugerageza rero, Yesu yari afite imbaraga n'amavuta, kuko hari iminsi yari arimo yo gusenga no kwinginga Imana. Aramugerageza. Mu kumugerageza Yesu ahagarara bwuma, aratsinda. Niba Yesu yarageragejwe muri iyi minsi 40, wowe udukurikiye banza nyuma, Yesu yari umwana w'Imana. Imana ishimwe, yari afite ubumana, yari afite imbaraga zose. Wowe udukurikiye uri muntu cyumva utageragezwa, niyo mpamvu tugomba gusaba imbaraga. Cyagiye cy'amakuba, cyagiye cy'intambara kije, bizasanga dukomeye, tumeze neza mu mwuka no mu mubiri, hari imbaraga twafashe. Imana yakishimwe cyane, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Ni ukuvuga ngo amaze kumugerageza, ngo ibigeragezo byose Yesu umwami w'Imana, Yesu umwana w'Imana arabitsinda. Mu kubitsinda, Satani akubita agatoki ku kandi, ngo nubwo utsinze ubu, ariko ngamutega mu kindi gihe. Muhanga bishatse kuvuga iki? Hari igihe nk'umuntu amara igihe atabyara, ariko mu gusenga Imana, mu kubana n'Imana, akabona ikindi gihe. Umuntu arashaka, yamara gushaka ati Satani aturancitse, ariko noneho ikamushyira ikigezo cyo kutabyara.
ariko mu bihe byo gusenga yasenga, akamutega igihe, akamutega mu bindi bihe by'akababaro, ati ntuzabone umwana. Ubu ntamuteze. Niyo mpamvu tugomba gusenga imbaraga. Ikibazo waba ufite kinakemutse, ariko ukeneye imbaraga zizagufasha mu kindi gihe cy'amakuba cyakujeho. Umuntu ashobora kuba ari mu bukode, nta nzu afite, ariko yasenga Imana ikazayimuha, ariko mu kindi gihe akazabura ibyo kurira muri ya nzu. Ni ukuvuga umwanzi ntabwo ajya yishimira ko duhora twishimye, umwanzi ntajya yishimira ko duhora mu mahoro. Ikibazo kirakemuka, ejo akadutega ikindi, intambara Imana ikazirwana, ejo akadutega mu zindi. Uyu munsi ukarwara akagukiza, ejo akaguzanira ubundi burwayi. Ariko icyo dukundira Imana, iturinda umunsi ku munsi, iragira ngo dusabe imbaraga zizadufasha mu kindi gihe, mu gihe andi makuba yaje. Iby'uyu munsi byakemutse, iby'uyu munsi twabibonye, iby'uyu munsi byavuyeho, ariko mu kindi gihe hari izindi ntambara tutazi ngo zizaba zimeze gute. Imana imfashe udukurikiye ubyumve, wumve impamvu tugomba gusaba imbaraga z'ikindi gihe. Ni ukuvuga hari igihe tujya dutinya, uzi impamvu dutinya intambara umunsi ku munsi? Ni uko hari izo twahuye nazo zidutera ubwoba, ni uko hari izo twahuye nazo zikadukamura, tukaba dufite ubwoba bw'ejo hazaza. Ariko Imana imfashe mu kindi gihe tugire imbaraga zizadufasha, zizaturwanirira, zizaturengera. Imana yagishimwe cyane, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Umwanzi Satani amaze kubona ko Yesu umwami wacu anesheje, amutega ikindi gihe. Mu kindi gihe nta kindi, yari amutegeye i Karuvari. Imana yagishimwe cyane. Satani avuga ati nta kibazo, mu kindi gihe uzabambwa, uzapfa, uzapfira ku musaraba. Ni uko Satani yiyumvishaga. Ariko ndashima Imana, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Ntabwo ariko byagenze, izina ry'Imana ryamamare. Mu kindi gihe ntabwo aho Satani azadufatisha, kuko hari izindi mbaraga dufite. Mu kindi gihe nta byago bizadufata, kuko hari imbaraga tugiye gusaba Imana. Mu kindi gihe ibyo umwanzi adushakira ntibizatugeraho, kuko hari izindi mbaraga Imana igiye kuduha zo kubana nayo. Imana yakishimwe cyane. Mu kindi gihe cy'ibyago yadutegeyemo ntabwo tuzafatwa, kuko hari imbaraga izaturengera mu kindi gihe. Satani aravuga ati mu kindi gihe nzagufata. Yesu niko yibwiraga, yaramutegeye i Karuvari, yumvaga azapfa. Ariko turashima Yesu Kristo, ntabwo urupfu rwamuheranye. Mu Yohana yacu tuyiramburira amaboko, ntabwo urupfu rwamuheranye. Satani yibwiraga ko azagwa ku musaraba, yibwiraga ko azabambwa agapfa, atazazuka. Nuko yibwiraga, naho yari amutegeye mu kindi gihe. Ariko Imana imfashe wowe udukurikiye, ahantu Satani agutegeye izahasange hari abamarayika Imana yashyize bazagusimbutsa icyo cyago n'ikigeragezo yahagutegerereje. Imana ishimwe cyane. Reka twifashishe undi murongo, turasoma Yohana, turasoma Matayo ibice 27 ku murongo wa 51 tugeze ku 52. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Turasoma ubutumwa bwese bwanditswe na Matayo ibice 27, turahera ku murongo wa 51. Twivuga ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Imana ishimwe cyane. Yesu ari ku musaraba, nubwo umwanzi yari yamuteze ngo mu kindi gihe nzagufatisha, ariko ntabwo byashobokaga. Yesu ntabwo yagombaga gufatwa, ntabwo urupfu rwagombaga kumuherana, ntabwo yagombaga kugwa i Karuvari, ntabwo yagombaga kugwa ku musaraba, kuko hari ikintu gikomeye Yesu yagombaga gukora. Ni ukuvuga ngo Satani yibwiraga ngo mu kindi gihe azamufatira ku musaraba, ariko ntagomba kumufata. Naho ngaho yari amutegeye. Nawe hari aho yagutegeye, nawe hari ahazagutegera, n'uriya hari ahazamutegera. Wowe udukurikiye ni ukuvuga ngo hari aho Satani adutegera. Ariko ikintu Imana ashyize ku mutima wanjye ni ukubwira ngo dusabe imbaraga zizadusimbutsa ahantu umwanzi yadutegeye. Ahubwo Imana izahashyira abamarayika bazadusimbutsa icyo kintu Satani adutegeyemo. Satani yibwiraga ko Karuvari ku musaraba umwami wacu azahagwa, ariko ntabwo ariko byagenze. Dusomeye ubutumwa bwese bwanditswe na Matayo ibice 27 ku murongo wa 51. Titira avuga ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Imana yakishimwe cyane. 51, umwenda ukingiriza hera cyane nk'urusengero utabukamo kabiri, utangira hejuru ugera hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka. Intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Imana yakishimwe cyane, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Satani yibwiraga ko umusaraba Golgota Yesu atazazuka, azapfira ku musaraba, naho yari yamutegeye. Imana ishimwe cyane. Satani yari yategeye Yesu ku musaraba, ariko nawe hari agutegera, kuko nta na rimwe aho yifuza ko twakwishima,
nta na rimwe yifuza ko twahorana ibyishimo. Uyu munsi ikibazo kirakemuka, ejo akaduteza ikindi. Uyu munsi intambara zirakemuka, ejo akazazana izindi. Uyu munsi Imana iduha ibyishimo, ejo bundi Satani akaduteza umubabaro. Ariko icyo nkundira Imana yacu ishimwe cyane, ntabwo ajya yemera ko inkoni y'ubuye twe tubaha akaramata. Uyu munsi tuba tubabaye, Yesu akaduha ibyishimo mu kindi gihe. Ariko icyo ntaze kukubwira, ibyago bije, amakuba aje, nta kindi, saba imbaraga zizagufasha mu kindi gihe. Uyu munsi wumva umeze neza, uyu munsi urumva ibintu biri ku murongo, ariko humura, senga usabe Imana izagufasha mu kindi gihe ibyago byaje. Uyu munsi wumva utambuka ufite amagara mazima, ariko senga Imana izaguha imbaraga mu gihe uburwayi bwakwatatse. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi wumva ntacyo ubuze mu rugo rwawe, wumva nta bibazo ufite mu rugo rwawe, ariko senga Imana mu gihe ubukene buzaba bwakwinjiye mu rugo rwawe, saba imbaraga. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi wumva ufite amahoro, nta kibazo, ariko senga Imana igihe amahoro yabuze mu mutima wawe, senga usabe imbaraga. Imana yacu ishimwe cyane, izina ry'Imana ishyirwe hejuru. Nuko Yesu amaze kugera i Karuvari, hahandi yategerewe n'umwanzi, ntabwo ariko byagenze. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu agiye ku musaraba kuko hari ka saa 9, aratanga, amaze gupfa habaye ibitangaza. Igitangaza cya mbere cyabaye, Imana yacu ishimwe cyane, umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri, ukera hejuru ugeza hasi. Bishatse kuvuga ngo natwe twemeye kwinjira ahera cyane. Mu kwinjira ahera cyane tuhakura imbaraga, mu kwinjira ahera cyane tuhakura agakiza, mu kwinjira ahera cyane niho duhura n'Imana tukayibwira ibyacu bitubabaje. Ahera rero tugiye kuhinjira dusenga, dusaba imbaraga, itwihera imbaraga z'ikindi gihe. Imana yacu ishimwe cyane, itwihera imbaraga zizatuma dukomera mu gihe cy'amakuba, itwihera imbaraga zizatuma tunesha ejo hazaza. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu amaze guta ngo habaye umushyitsi mwinshi, ibitare biranyeganyega, ibituro birakinguka. Operasiyo yabaye nta yindi, Yesu yagiye ikuzimu, agere kuzimu. Satani yibwira ngo niwe ufite urufunguzo rw'urupfu. Imana idufasha mu byumba. Buri gihe Satani ahora yumva ari ufite ubuzima bwacu, ahora yumva yadukandamira, ahora yumva yadutsikamira. Ariko icyo nkundira Imana iri mu ijuru, arigiza igakora ibitangaza, igakora mu operasiyo Satani atabimenye. Yesu akimara gupfa ageze ikuzimu, harimo abantu bari barapfuye. Satani nawe wamara gupfa, wagera ikuzimu agafata urufunguruzo agakingirana. Wapfa wagera ikuzimu agafata urufunguruzo akarukingirana. Yumvaga ari ufite urufunguruzo rwo gupfu, niko Satani yibwiraga. Ariko Imana iri, Yesu amaze kugera ku musaraba, aragenda arapfa, ageze ikuzimu. Ikintu yakoze nta kindi, yaragiye afata Satani amwambura za mfunguruzo. Imana yacu ishimwe cyane, za zindi yakingiranaga abera. Ariko Imana ifashe uwo dukurikiye kuri uyu murongo, Bibiliya yacu isoko y'agakiza. Imana imanura itegeko, imanura n'abasirikare bayo baza batuca iminyururu, babandi Satani yafashe ibyacu, Satani yaziritse ibyacu. Imana izifata urufunguzo, ikingurire ubuzima bwacu, ifungure icyerekezo cyacu, ifungure viziyo yacu, ifungure kubaho kwacu, ifungure amahirwe yacu. Hari igihe Satani ajya akingirana amahirwe y'umuntu, ariko Yesu yibwira, araza ageze ikuzimu, afata Satani amwaka za mfunguruzo, aragenda akingurira abera. Bo Satani yari yakingiranye, yumvaga afite ubuzima bwabo, yumvaga ari we ufite urufunguzo rw'urupfu. Ariko nimuhumure, Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwacu, Yesu niwe ufite amahirwe yacu, Yesu niwe ufite icyerekezo cyacu, Yesu niwe ufite kubaho kwacu. Uyu munsi ushobora kuba ubabaye, ariko ejo Yesu azaguha ibyishimo. Uyu munsi wumva ufite agahinda, ariko Yesu azaguha amahirwe, kuko Yesu niwe ufite ubuzima bwacu, niwe ufite kubaho kwacu. Imana yacu ishimwe cyane. Hari igihe Satani yibwira ko yadufasha dukingiranye, hari igihe Satani yibwira ko yaduteze byarangiye, ariko Imana yo mu ijuru dusenge aka kanya, tuyinginge yiyizire. Izina ry'Imana yacu rishimwe cyane. Yesu umunsi umwe ari kumwe n'abigishwa, baragenda bageze mu nyanja, baterwa n'umuraba mwinshi. Imana yacu ishimwe cyane. Muri kwa gutega ikindi gihe, Satani ajya ateza umuraba. Yafashe abigishwa bari mu bwato, yari yabategeye mu maraba w'inyanja mu bwato, ariko ngo umuraba uba mwinshi, baragenda bataka cyane, ati mwigisha dufashe, none umuraba ubaye mwinshi. Wowe Yesu yari mu bwato ngo ariko asinziriye, ariko ngo barataka cyane. Yesu mu gutaka cyane ngo arakanguka. Umfashe muri aya masengesho dusaba, dukangure Yesu, dusenge cyane, umwami wacu tumubwire ibitubabaje, tumubwire ibituziritse, tumubwire aho twaburiye amahirwe, tumubwire aho twaburiye icyerekezo, maze niturangiza kumubwira, umwami wacu aje aturisha inyanja. Ngo umuraba wari mwinshi mu nyanja,
inyanja yari ubwato bubajyana hirya bubajyana hino, ariko Yesu ngo akimara gukanguka aragenda abwira umuyaga ngo nutuze. Imana yacu ishimwe cyane. Muri aka kanya tugisenga, hahana umwanzi yadutegeye, Yesu Kristo ajya aturesha intambara. Hahana ibyago n'amakuba byaje, twinginge Yesu aduha imbaraga zizatuma twihangana, azaturwanirire. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo nari mfite uyu munsi rirakubwira ngo saba imbaraga zizagufasha mu kindi gihe, kandi no kubwira ngo ivomera amazi uzanywa mu gihe cyo kugotwa. Igihe cyo kugotwa kijya kibaho, igihe cyo kuri ibyinyo kijya kibaho, igihe cy'amaganya kijya kibaho, ariko iyo wivomereye amazi uravuga ngo umwami wanjye azantabara, nta kibazo azandengera, amfashe bigende neza. Ariko twisabire imbaraga, njye nawe nkeneye imbaraga, nawe ukeneye imbaraga zizagufasha ku gihe cyo kugotwa. Yesu yari umwana w'Imana, Yesu yari afite byose, ariko ngo umwanzi ngo amugeragereshe byose. Hari igihe Satani atugerageje byose, ariko tuhanyuranye umucyo. Nitumara kwemerwa tuzambikwa amakamba yuko twanesheje ibyago n'amakuba. Imana yacu ishimwe. Ariko icyo nkundira Imana, ibi ni mu ruhande rwacu. Yego ibyago biba tubifite, amakuba tuba tuyafite, ibigeragezo tuba tubifite, ariko Imana ntago ibakura, kuko ngo Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso. Niyo waba uri mu ntambara, Imana ibikureba. Kandi icyo nkundira Imana, ntabwo wagukigerageje udashoboye, ntabwo wakwikoreza umutwaro udashoboye, ahubwo igenda ituhura. Yigeze ibwira Mose, irabwira ngo Mose Abisirayeli, Imana yari imaze kubabwira ngo ngewe ntabwo nzagendana namwe kuko ubwoko bwaransuzuguye. Ariko Mose aragenda atakira Imana, irabwira ngo Imana Uwiteka, nitutajyana nawe Abisirayeli Abanyegiputa bazavuga ko ari Imana y'intege nke, wagize intege nke ukabatsinda mu butayu ukananirwa kubagezayo. Ariko nimuhumure, Imana yacu aho yadusezeranyije izahatugeza. Mose abwira Uwiteka ngo bazavuga ko wagize intege nke ukabatsinda mu butayu. Ariko Uwiteka aragaruka abwira ngo Mose ngo nzagendana nawe, ngo kandi noneho ngo nzagenda nk'uruhura. Uwiteka Imana ishimwe cyane, iyo turi muri za ntambara igendana natwe. Impamvu igendana natwe ni ukugira ngo igende ituruhura. Amaganya yaza ikaturuhura, ubukene bwaza ikaturuhura, inzara yaza ikaturuhura, umubabaro waza ikaturuhura. Nicyo Imana ibishaka, kugira ngo igende ituruhura kuyigeze hahandi dushaka kutugeza. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko Imana ishimwe cyane wowe nkurikiye, Imana ihabwe icyubahiro ku bwawe wabanye nanjye, Imana ishyirwe hejuru ku bwawe wemeye kuduha umwanya wacu kumvira ijambo ry'Imana. Ariko ijambo dufite nta kindi, ni ugusaba imbaraga zizadufasha mu gihe kiri imbere, ni ugusaba imbaraga zizadufasha mu gihe cyo kugotwa, ni ugusaba imbaraga zizadufasha mu gihe cy'amakuba, ni ugusaba imbaraga zizadufasha mu gihe cy'intambara, ni ugusaba imbaraga zizadufasha mu gihe twabuze ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga rero twisabira izo mbaraga. Wowe wari udukurikiye ngaho kaduha umwanya wacu, Imana aka kanya twisengere twisabira imbaraga. Erega hari abadukurikiye batarakizwa, igihe ni cyo gukizwa, kuko Imana ibishaka ngo tugendane nayo, twanakijijwe, turabera, turi abana b'Imana bajya mu ijuru. Tugiye kwisengera rero, twisengere aho dubanye natwe, twisabira imbaraga zidufasha mu gihe cyo kuba turi mu bigeragezo, mu gihe turi mu ntambara, twisabira izi mbaraga. Data turagushimiye ku bw'aka kanya, ndagushimira Kristo ku bantu bakurikiye biracu isoko y'agakiza, ndashimira abantu bakurikiye kino kiganiro. Uwiteka Nyiringabo, ahari barabadukurikiye bari mu ntambara, abo bose turabasabira imbaraga, turasabira ubutabazi buturutse kuri wowe. Uwiteka rero n'abadukurikiye batari bazi ko igihe cyo gukwa kibaho, hari abadukurikiye batari bazi ko bakeneye imbaraga z'ikindi gihe, hari abadukurikiye bari mu munyenga bazi ko ibintu bizahora bimeze neza, ariko tubonye ko Yesu umwana w'Imana igihe cyageze Satani ngamutega ikindi gihe. Nyemera Uwiteka Nyiringabo abadukurikiye, mu kindi gihe ubwoko bwawe bugoswe buri mu bibazo, bazasanga hari abamarayika babategekeye bazabatabara. Nyemera Uwiteka Nyiringabo abari mu ntambara, bari mu bigeragezo, ubaremereye abamarayika babakura muri ibyo bibazo, babatambutse. Icyo tugusaba Uwiteka, turakwinginze, uri Imana yacu, uri Data wa twese. Nyemera aka kanya duheke ku mugongo wawe. Nuduheka ku mugongo wawe Mwami, uzatujyana. Nitugera mu mahwa ntago azatujomba, ko turi mu mugongo wawe. Nitugera mu mazi ntago azadutembana, ko turi mu mugongo wawe. Nitugera mu muriro ntabwo tuzashya, ko turi mu mugongo wawe. Nyemera abakurikiye isoko yacu, Bibiliya yacu, isoko y'agakiza, uheka ubwoko bwe mu mugongo wawe. Umugongo wawe ni mugari, uheka abasaza, uheka abana, uheka ibikwerere, uheka abagore, uheka abagabo, bose ukadushyira mu mugongo wawe. Kristo, hareba n'abadakurikiye batarakizwa, igihe ni iki gihe cy'Umwami. Nyemera wongere umubare w'abajya mu ijuru, ugabanye umubare w'abarimbuka. Icyo tukwisabiye Kristo, gendera buri muntu wese, umucyo wawe umurasire. Kandi Kristo, icyakuzanye mu isi ni ugutanga agakiza, ni ugutanga agakiza. Uwiteka rero
sanga ubwoko wawe mwami, umuntu wese umuha agakiza. Kristo niwe utanga agakiza, Kristo niwe utanga agakiza, niwe utanga agakiza. Umuha agakiza abakobwa, abadamu, abagabo, abasaza batarakumenya mwami. Nicyo cyakuzanye mwami, kugira ngo tubone agakiza, kandi kenshi nicyo tugusabye mwami. Abakurikiye bira yacu isoko y'agakiza batarakizwa, ubaha agakiza rero. Kristo twagushimire ku aka kanya, twagushimiye kubw'uyu mwanya waduhaye, twagushimiye kubw'ibihe byiza uduhaye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kuri Imana yacu, turagushimiye rero, kandi izina ryawe ryubahwe ubu none iteka ryose. Amen. Mwakoze rero, Imana yabahe umugisha. Ibiganiro byacu bizajya bihoraho. Imana yacu